Shuti bavandimwe mudukurikiye nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza umugisha w'Imana nizere ko mumeze neza agace kose mwaba muherereyemo. Twongeye gutera gatebe mu itoro rya Karumeli ribarizwa hano mu Gatsata. Ni itoro rya ADPR riri muri genda rigaragaramo amakimbirane aho umwarimu umukorerabushake wo kwiryo torero akomeje kugenda agaragara ko ari kugirana amakimbirane atoroshye we ndetse n'abakristo. Bikaba bigaragara ko bashumba bitoro rya ADPR mudatabaye ngo musimbuke mukemure ikibazo kiri hariya, ejo mushobora gushiduka musanga itorero nta muntu usigayemo, hasigayemo intebe zonyine. Hanyuma iki kibazo gikomeje kugenda kiba akasamutwe kuko bivugwa ko mu itoro rya ADPR nibundi ngo urutugu rukomeje gusumba ijosi, abandi bakagira bati umwana yakuye se ku buriri, ibintu byakomeje guhindura isura. Byagenze gute rero? Umukozi w'Imana cyangwa se umukorerabushake uzwi nka mwarimu ukorera ku itorero rya ADPR Karumeli, abantu bakomeje kugenda bamuvugaho ibintu bitari byiza bigiye bitandukanye, ariko munyemerere mbanze ninjire mu mateka ye ubundi nyirizina kugira ngo muze kubasha kumenya uburyo mwinjira muri iki kibazo. Ni no mpamvu mbanje gusaba abashumba mwese mudukurikiye mu byubahiro byanyu aho mwaba muri hose, mufate ka kofi muwe munywa, ariko munafate agenda ndetse n'ikaramu ubundi mugende mukuramo ibitekerezo. Uyu mwarimu atangira guhabwa inshingano mu itorero rya ADPR, yatangiriye hariya mu itorero rya ADPR Batsinda, ahangaha hari mu mwaka w'ibihumbi 2012. Yahawe rero inshingano akorera hariya ibatsinda, ariko bivugwa ko yaje guhagarikwa mu mwaka w'ibihumbi 2021, aho bivugwa ko yaba yarakuwe hariya nyine na ya mabwiriza yamugonze, aho bagiye bavuga ko umuntu utarize atagomba gukomeza gukorera imbere y'abakristo ngo avuye ngo ari kugabura iby'Imana. Hanyuma yagunzwe n'amabwiriza agenda muri babandi bagiye batize. Urumva ko rero ntagaruye gusa, hari n'abandi bagiye muri icyo cyiciro, nawe nuko yagiye. Yaje kuva ahangaho rero ahava mu mwaka w'ibihumbi 2021, aza kujya kwicara akorera umurimo w'Imana, ariko se baratuvuga ngo yakoreye umurimo w'Imana, yaricaye akajya abwirizwa nk'abandi bose hariya mu itoro rya ADPR Rwinyana ribarizwa mu Gatsata. Ahangaha akaba ari muri paruwase y'icyahoze yitwa Gasave. Hanyuma rero uyu yamaze kugera hariya Rwinyana, aricara arabwirizwa aba nk'abandi bose. Bivuga ko rero ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8 2025 nibwo babashije kuba bakongera bamutekerezaho, abari bwahabwa kuyobora itorero rya ADPR Karumeli, ariko nibundi ariyobora nk'umukorerabushake. Kuva icyo gihe na n'uyu mwanya niwe mwarimu w'itorero rya ADPR Karumeli nk'umukorerabushake. Mu ntega amatwi mwe mu nyumvi, uyu ni umukorerabushake ku itorero rya ADPR Karumeli. Yatangiye gukorera ku itorero rya Karumeli mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ubwo namwe murahita mujya mu mibare mwumve muturebere imyaka yaba ahakoreye. Bivugwa ko rero yahageze ahita atangira kuhageza impinduka zidasanzwe, ndetse abantu benshi bagiye bibaza nimba zije kuba zafasha abantu kujya mu mwuka cyangwa nimba ari zije kubakura mu mwuka. Ahangaha muze kumfasha kuko ngiye kutangira mbagezeho ibivugwa kuri we, amateka agiye amuranga hariya. Ibi ni ibigenda bigaragazwa n'abantu basengera mu rura rusengero ahabereye umushumba w'itorero hariya Karumeli. Murabizi ko n'abarimu basiga babita ngo ni bamushumba, ibintu byarahindutse. Hanyuma rero ahangaha ikintu cya mbere cyatangaje abantu yabanje gukora akigera hariya mu itorero rya ADPR Karumeli, bivugwa ko mu kwezi kwa mbere 2026 yirukanye korari yitwa Simuruna. Aravuga ati ngiye iyi korari sinyishaka muri rusengero, ati mbare kabiri ntongera kuyibona mu rusengero. Abantu bifata ku munwa barumirwa, abantu bibaza niba bari mu rusengero, bibaza niba barageze Sodoma cyangwa Gomora, baravuga ngo ntabwo tubizi niba turi mu nzu y'Imana cyangwa niba turi hanze y'urusengero. Abantu murabizi ko amakorari aba yarubatse izi nsengero dusengeramo, izi nsengero abapastor birirwa bafatiyemo mikoro, ibi byuma mwirirwa muvugiramo byaguzwe n'aya makorari. Warangiza ugatinyuka uravuga ati izi korari sinzi shaka mu rusengero kazica.
aha ese bakwambuye iyo mikoro wakongera kuvugira mu yihe? Pastor mwagiye muca kenge mugacisha makeya ariko ntago ari pastor n'ubundi aracyari mwarimu. Nari muhaye revo ariko munyihanganire, hari igihe natwe umuntu turya tukarengera. Yes, reka rero dukomeze twigendere. Pasiteri Claude ukorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR, bivugwa ko yaje Karumeli mu nama mpuzabikorwa y'itorero. Hanyuma rero perezida wa korali amubwira ko mwarimu yanze ko korali iririmba mu materaniro. Mama ya Mungu, nibo bwa mbere nakumva umwarimu ubujije korali kuririmba mu rusengero no mwijuru bavuga ko ari wo murimo uzakomeza. Ibyo byose mwivugisha iryo vuga butumwa rizarangira, ariko mwijuru abantu bazakomeza baririmbe bahimbaze, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. Rero Gasopo, mujye mumenya ko urusengero rukeneyemo amakorali kandi ibikorwa byose byubakwa burya n'amakorali. Erega buri itorero ni korali, yo korali zidahari itorero rirarembera, nta kintu busigaranye, umeze nk'umuntu ufite ubugari butagira imboga. Hanyuma rero reka twumve uburyo Claude uyu pastor Claude yaje kuba yahitwara. Uyu pastor Claude yasize yanzuye ko korali ikomeza gukora umurimo w'Imana mu itorero, ndetse ashyiraho na komisiyo ijya gusura abaririmbyi, ikabagaruza umwuka w'ubugwaneza, kuko iyo korali yari imaze gusenyuka, imaze gucikamo ibice, igenda irakaye, bamwe bagenda bafite shyushyushyu abandi bafite shyushyushyu. Hanyuma rero habamo ikibazo kitoroshye. Pastor Claude aravuga ngo nihaboneka komisiyo, nihaboneka abantu naboneka komite igomba kujya gusura aba bantu ikabagaruza ubugwaneza, ubundi twongere tubabone mu rusengero. Ibyo bintu byarakozwe. Banyakuba bashumba musimbuka hariya mwumva abakristo, ibi bintu nimba byaba byarakozwe cyangwa niba bitarakozwe. Hanyuma tubanze tumenye neza koko uyu mwarimu ikintu ashingiraho aza gusenya umurimo w'Imana yarawuhasanze atarawuhatangije. Reka twikomereze. Hanyuma uyu ni Pastor Claude warusize ashyizeho icyemezo cyiza, kandi mu by'ukuri namwe mudukurikiye murumva ko yarakoze ibintu byiza cyane. Hanyuma rero nyuma yaho gatoya, korali nkuru yitwa Enihakore yari ifite urugendo rw'ivugabutumwa mu Gatsata mu giterane. Uyu mugabo aratinyuka aravuga ngo iyi korali ntago nyemereye kujya kuvugwa ubutumwa. Ibaze impamo ya Mungu, abuza korali kujya kuvuga ubutumwa mu rusengero, abwira korali nkuru y'itorero ngo ntago mwemereye kujya kuvuga ubutumwa mu giterane. Baratumiwe. Icya kabiri cyitonderwa, mwitegereza muza kurebaho, iyi korali ahantu ikorera umurimo w'Imana icumbikiwe n'iryo torero ryari ryayitumiye mu giterane. Munyumve neza, murabizi ko insengero zimwe na zimwe zagiye zigongwa n'amabwiriza, hakagira urundi rusengero rwemerera gucumbikira urundi rwafungiwe. Ni ukuvuga ngo iyi korali yafungiwe urusengero ijya gucumbika mu itorero rya ADPR Gatsata. ADPR Gatsata icumbikira Karumeli, ndetse ADPR Gatsata igize igiterane baravuga ngo reka dutumire iyi korali ducumbikiye ibane natwe mu giterane. Batanga ubutumire. Mwarimu aratinyuka aravuga ngo ntago mbemereye kujyayo bitewe na cya cyubahiro nababwiye akunda. Aravuga ngo iyi baruwa mwanywerereje ntago iteyeho kasho. Ibaze sha, ahantu niho usengera, niho baguhaye ofisi, niho ubarizwa buri munsi niho ujya guteranira, ariko utegereje ko ngo baza kuguha niba ruiteyeho kasho. Ese babikubwiye mu magambo ntiwabyumva? Si abantu mukorana? Si bagutiza agatuti baturiramo amaturo? Si bagutiza intebe abakristo bicayemo? Naha ngaho ukorera sibo, ariko ngo utegereje ko baguhereza ibaruwa ngo iriho kashe. Ariko ibyo byubahiro mukunda bundi banibaza muzabigeza hehe? Muzabigeza hehe ko bikomeje kudusenyera umurimo? Iri torero twarijemo turikunze, ariko mwebwe mwagiye muri twangisha. Dufite abantu benshi bagiye bamara kwanga itorero bitewe n'abapastori, abayobozi bagiye bazamo aho kugira ngo bagorore ibigoramye, ahubwo bagafata ibyari bigororotse bakabigoreka. Nzajya nza mbabwiza ukuri, narabibabwiye. Icyo mutazambona kizaba kidahari, ariko nta muntu nzihanganira yabivanze. Ibyo ni ibintu twamaze kujya tumenyerana hano, abantu tubana nabo hano murabizi ko nzana ukuri, ndongera mbabwire ngo nzana ukuri.
nyuma y'uko rero iyi korari bayibujije kujya muri sorute, urumva ko byatangiye kuzana umwuka mubi mu itorero. Byatangiye kuzana umwuka mubi mu itorero. Ahangaha abadiyakoni baravanga ibi nitubyumva, habonekamo igice gisangira n'uyu mwarimu kofi ku ruhande, kiragenda kigira uruhande rwa mwarimu, baramubwira ati oke guca agasuzuguro. Abandi nabo baravuga bati tubabajwe n'ukuntu turi kubuzwa gukora umurimo w'Imana. Murabizi ko Sanibalati na Tobiya barahari mu murimo, barahari na n'uyu mwanya baracyarimo. Bamwe barimo barashaka kubaka, abandi bagasenya. Ni ukuvuga ngo rero bamwe barakomye amashyi, babwira mwarimu bati tugukomeye amashyi kubera ko ufashe ibyemezo. Iyi korari urayumvishije, yibuze kujya mu rusengero kujya kuvuga ubutumwa. Baramubwira ngo uri umuntu w'umugabo, bamukomera amashyi. Mwarimu nawe na cya cyubahiro cye abona ko ari kumwe n'abantu ngo bakomeye basangira divayi, yumva ko ngo arenze, nawe yicinya icyara nyine akajya avuga ati ni ngewe uyoboye. Ariko Imana iri kurira. Ariyo mpamvu babwira ngo Imana irapfusha, bamwe bagaseka. Hanyuma rero nyuma abantu baribaza bati ibi bizarangirira he? Kuva icyo gihe abadiyakoni bamwe bagiye mu ruhande rumwe, baravuga ngo ibi nitubyumva ni ugusenya itorero. Abandi bati uyu nguyu dusangira kofi yumva ibitekerezo byacu, reka dukomeze tuvuyange. Biba agatogo. Ibi rero byaje guteza ikibazo, bituma umushumba wa paruwase icyahoze ari paruwasi ya Gasafi ahaguruka avayo, aravuga ati ngiye kugenda ndebe ibyo bibazo numva biri hariya, kuko byari byateje urusaku rwinshi cyane mu matwi y'abantu. Ariyizira. Uyu mushumba rero yarimanukiye aza ku itorero rya hariya, ku itorero rya Karumeli mu Gatsata. Hanyuma rero byaje kugenda gute? Hanyuma rero nkuko ndimo mbibabwira, umushumba w'icyahoze ari paruwasi ya Gasave, Pastori Bunyonyo Germain, yaje mu nama muzabikorwa gukemura ibyo bibazo Karumeli. Hari mu mpera z'ukwa kabiri, ngira ngo yego, hari mu mpera z'ukwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2026. Ahangaha nibwo uyu mushumba yaje ari Karumeli, yasize asabye ko abantu bagomba kubana mu mahoro. Umva umushumba ashaka, umva umushumba Imana ishaka, umva umushumba Imana ishaka, umva umushumba dushima. Nuvuga ngo abantu babane mu mahoro, apana abantu baza bagatambikamo agafanta, mwamara kukumva device bagezemo mukumva ko umuntu atari nkundi. Yasabye abantu ko umuntu wese agomba kubana n'undi mu mahoro, na cyane ko muri mu rusengero rumwe. Reka mbabaza ko Imana yashyize mu nkuge, yategetse no ko ashyira mu nkuge injangwe n'imbeba. Mwageze mwumva mu nkuge ziryana? Ndababajije, mwageze mubona injangwe ry'imbeba mu nkuge? Iyo abantu bari mu rusengero bameze nk'abantu bari mu nkuge, muba muhuje ikibazo. Mwakabaye mutahiriza umugozi umwe, ariko nimushyiremo mu nyangire. Nico rero uyu mushumba yakoze, yasize avuze ngo abantu mwese mugomba guhuza mukaba umwe. Mushumba mwiza cyane, Imana imuhe umugisha. Mushumba rwose yakoze ikintu cyiza cyane. Arangije ndetse anavuga ko n'ibikorwa by'abadiyakoni bigomba gukomeza, kuko abadiyakoni bari bamaze kugira gute, bari bamaze gucikamo ibice. Ari naho uyu mugabo mwarimu ngo yari amaze gufata ibyemezo, aravuga ngo ngiye abadiyakoni boss mbambuye inshingano. Yambura inshingano, ashyiraho itegeko rye ritari mu mategeko y'itoro ADPR. Aravuga ngo ngiyewe nshingiye ku cyubahiro mfite no kwizina mfite, nshyizeho itegeko. Ahagarika ibikorwa byose by'abadiyakoni ku iryo torero. Mbese yaricaga agakiza, hakorwaga ibyo ashaka gusa. Iyo uri umuyobozi biba bitandukanye no kuba uri umutegetsi. Ese mushumba, uri umutegetsi cyangwa uri umuyobozi? Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero ahangaha umushumba yasize abwiye itorero ko abadiyakoni bose bagomba kongera gusubira mu bikorwa byose, bagakora nk'uko byari bisanzwe. Abadiyakoni bashima Imana, abakristo bashima Imana, baravuga ngo uko bisa kose biraruta mbere. Ahangaha rero ngira ngo mwakomeje kugenda munyandikiramo muti kagira inkuru. Bivugwa ko uyu mwarimu
w'umukorerabushake yakomeje gucamo ibice mu itorero. Uyu mwarimu w'umukorerabushake yakomeje guca ibice mu itorero kuva icyo gihe, nibundi ibyemezo byari bisizweho n'umushumba wa paruwasi ya Gasave icyo gihe ntabwo yabigendeyeho, nk'uko biri kugenda byemezwa n'abantu basengera kwa ririya torero. Hanyuma rero hari igice cyahuzaga na mwarimu, hari cyo cyakindera mabwiye basangiraga ka kofi, hari igice cyahuzaga na mwarimu, hakaba n'ikindi gice abadiyakoni bahoraga binginga Imana bayibwira ngo Mana, tuzi ko uzatugira ukundi kuntu, watubwiye ko uzatugira neza, utubwira ko uzongera ukatugarukaho. Icyo gice nacyo kirahari. Hanyuma rero ngira ngo reka nkomeze mbagezeho iyi nkuru nyirizina uko iteye. Iki gice nacyo kirahari. Hanyuma rero byaje kugenda gute? Umushumba wa paruwasi, yego, nari ngeze ahangaha. Yes, icyo gice nacyo kirahari. Amakimbirane yarushijeho gukura bitera umushumba wa paruwase ya Gasabo kumanuka arizira. Nukuvuga ngo umushumba wa paruwase ya Gasabo, murabizi ko ubu paruwasi isigaye ari imwe mu karere. Paruwasi isigaye ari imwe mu karere, byarahindutse. Hanyuma nyuma yuko iki kibazo gikomeje kuzamuka, byatumye umushumba wa paruwase ya Gasabo avuga ngo reka nanjye nshyiremo umusanzu nk'uko nabyiyemeje gukora umurimo w'Imana, nje kureba ikiri guteza amakimbirane kwa ririya torero. Aramanuka ariyizira agera ku itorero indani rya ADPR Karumeli. Dushimire uyu mushumba wa paruwasi ya Gasabo, Imana imuhe umugisha, kuko ni gake tubona abashumba bemera bagashyiramo akayisanse bakamanuka bakajya kuri tere aho ibibazo byabereye. Dushimire abashumba bava muri biro bakamanuka bakajya kuri tere. Imana ibahe umugisha. Aba n'abashumba badakunda ibyubahiro, n'abanyabyubahiro ariko badakunda ibyubahiro ngo bumve ko byabaherana, bazi icyo bahamagariwe. Ni bamwe baririmba indirimbo ngo twahamagariwe gukorera Imana, umuntu akaba yanayikiriza. Hanyuma rero uyu mushumba yarimanukiye. Hanyuma rero ngira ngo uyu mushumba rwose wa paruwase yarimanukiye, araza arahagera. Umushumba wa paruwase ya Gasabo amaze kuhagera asanga ibintu byarazambye. Umushumba wa paruwase ya Gasabo yarahageze yumva impande zombi. Uwo mushumba wa paruwase yarahageze yumva impande zombi, yumva abakristu, yumva abadiyakoni, yumva umushumba. Icyo kibazo aracyumva cyane. Yes, hanyuma nkuko nari ndimo mbibabwira, umushumba wa paruwase ya Gasabo yateze amatwi impande zombi, asiga yanzuye ko abadiyakoni bagomba gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe, ariko avuga ko mwarimu mukorerabushake azaganirizwa muri biro ya paruwasi. Bya bindi bavuga nyine ngo umushumba nta kubitirwaho abana bareba, cyangwa se umuntu mukuru ngo nta kubitirwaho abana bareba. Kandi asiga avuze ko abadiyakoni bicaraga ku ruhimbi, ko bamanuka bakajya bicara mu bakristu. Ku ruhimbi hagasigara abarimu n'abapastori gusa. Ngira ngo ahangaha muze kumva neza. Ni ukuvuga ngo umushumba yarahageze aravuga ati ngewe nshingiye ku makimbirane ari kuboneka hano ku ruhimbi, ejo mwazanaharwanira. Asigaye itegeko rivuga ko uyu ni umushumba wa paruwasi wasize ashizeho iki cyemezo. Aravuga ngo ejo ntazumva abantu bateraniye ingumi ku rusengero bakarwanira ku gatuti. Aravuga ngo abadiyakoni bose, dore ko kw'iri torero bivuga ko hari abadiyakoni 32, bose bagomba kumanuka bakicara hasi mu ntebe z'abakristo, bagakora umurimo mu bakristo. Ubundi mwicare yo hejuru, ni Imana yabatumye. Umudiyakoni agenda mu bakristo, akaba ari hirya mu nguni, akaba ari hino, basenga bingingira itorero, bingingira umurimo. Aravuga ngo hejuru hasigara intebe,
zizajya zicaramo abapasitori ndetse na mwarimu gusa, ndetse n'indi ntebe ishobora kwicaramo umuntu uri bukore mu gihe kiri ngombwa, urugero nk'umuvugabutumwa wateguwe kuri uwo munsi uri bugabura ijambo ry'Imana, cyangwa se umuyobozi wa gahunda wateguwe kuri uwo munsi. Asiga byanzuye gutyo, point entre, arabyanzura arataha, azi ku itorero arishyize ku murongo. Mbaza ngo byaje kugenda gute? Uyu mwarimu yarabyumvishe? Ese yarabyubahirije? Yarabikoze? Ubu bigeze hehe? Byagenze gute? Ahangaha ngiye kugera niho abantu batangiye kugenda bavuga ngo urutugu rwasumbye ijosi, ngo ndetse ngo umwana yakuye se ku buriri neza neza ngo aramusimbura. Reka mbihorere, dore uko byagenze. Uyu mushumba akimara kuhava, ngo yasize rwose ibyemezo byafashwe, abadayakoni bose 32 epfo mu kibaya mu bakristo barimo bakora inshingano zose nk'uko bisanzwe, ariko bazikorera mu bakristo. Intebe zisigaye ku ruhimbi ari z'abapasitoro na mwarimu, ndetse n'indi ntebe y'umuntu ugomba kuza gufata gahunda uwo munsi, umuyobozi wa gahunda cyangwa se uri bwigishe umugabura w'ijambo ry'uwo munsi. Hanyuma mbaza ngo byagenze gute? Akimara kuhava rero niho mbabwiye ngo ni muca akarongo, ubundi munyandikireho muti kagira inkuru. Aha, haciye ibyumweru 3 byonyine, ubwo umudiyakoni umwe aravuga ati arambirwa kwicara mu bakirisitu, aravuga ngo ngewe kubw'izina mfite, kubw'agafaranga mfite, ntabwo biri buze gukunda. Arahaguruka ava mu badiyakoni aho bari 32 mu bakirisitu, atererwa intebe hejuru ku ruhimbi, ayiterewe nandi ubwo namwe nimushyireho uwayimuhaye. Hanyuma rero reka tuze turebe uko byaje kugenda. Nyuma yaho gatoya umudiyakoni umwe, nari mbabwiye ngo umudiyakoni umwe yarambiwe kwicara mu bakirisitu, aza gushaka intebe y'icyubahiro ku ruhimbi, ndetse bivuga ko yayihawe. Nimumbaze ngo yayihawe nande? Ku mushumba yarasizeho itegeko, umwe muri 32 hasigaye 31. Byaje kurangira gute rero? Hanyuma muntiza amatwi mu nyumve kugira ngo tuze kugenda duhana ibitekerezo. Aha, icyo ni kimwe mu byo abakristu bashingiraho bavuga ko uyu mwarimu yasuzuguye ibyemezo by'umushumba wa paruwasi, kuko yarasize yanzuye ko abadiyakoni bose bagomba kumanuka bakicara mu bakristu, kugeza igihe umushumba wa paruwasi azagarukira imbere mu iteraniro akavuga ngo shyizeho irindi tegeko. Mu gihe iryo tegeko ritari ryagaragara, abantu bari kwibaza ngo byagenze gute. Hanyuma rero reka turebe hepfo gatoya. Hashize ukundi kwezi, undi mudiyakoni nawe ati ndambiwe kwicara mu kibaya hepfo iriyo. Aravuga ati ngiye arakaraka, nanjye ati ndarambiwe. Uwo ni uwa kabiri. Nawe yegera mwarimu, bivugwa ko yegereye mwarimu ngo mu cyubahiro nyine. Namwe murabizi hari igihe abagabo baganira, bakagira naho baganirira, simbizo aho baganiririye. Bivugwa ko nawe yegereye mwarimu mukorera bushake, nawe ngo amuterera agatebe ku ruhimbi. Kuva ubwo abakirisitu babyibazaho cyane, bakavuga bati mwarimu mukorera bushake yatesheje agaciro ibyemezo by'umushumba wa paruwasi. Bati urutugu rwasumbye ijosi. Abandi bati umwana yasimbuye se ku buriri. Ngaye nguko namwe nimumbwire. Ibi bintu byakomeje kubera abantu benshi urujijo. Abakristo bari kugenda bashyushyura, aho kugira ngo babone umwanya wo kubwirizwa ijambo ry'Imana, ahubwo umwanya wawe muremure mu guhora mu bibazo, mu guhora mu makimbirane atarangira, bitewe n'umwarimu ngo bafite ukunda icyubahiro. Hanyuma rero abakristo baribaza bati niba koko icyemezo cy'umushumba wa paruwase cyarateshejwe agaciro,
bati ko umupira urengurirwa aho warengeye. Ni gute? Bati ko umupira urengurirwa aho warengeye. Ni kuki mu badiyakoni 32 bamwe bagumishwa mu iteraniro epfo mu myanya y'abakirisitu, hanyuma akaba abandi basigara bari ku ruhimbi babiri? Ese niba umushumba yaba yarashyizeho iryo tegeko ntarisobanurira abakirisitu, kuki atagarutse ngo arengurire umupira aho warengeye ashyiraho iryo tegeko, kugeza ku rwego abakirisitu bakomeje kwibaza ibyakozwe ibyo ari byo? Ari naho bashingira bavuga ngo bashobora kuba aba badiyakoni babiri baterewe intebe ku ruhimbi, abandi bagasigara epfo mu kibaya 30, bavuga ko abo babiri bashobora kuba ngo baratanze akantu. N'ibivugwa, ntago nari mpari, ni ibivugwa kandi namwe murabyumva. Wabyibaza gute abadiyakoni 32 bose bafatirwa icyemezo kimwe kandi bahuje inshingano imwe, warangiza ukaza mu gitondo bakabona babiri barobanuwemo bari hariya ku ruhimbi bicaye mu ntebe z'icyubahiro, abandi bagakomeza epfiri? Ubwo ntayera kwa mwumvishemo mwebwe? Ngiyewe mu bwanjye bwatsi hari yere ku mwuka nsobanuriye, hari yere ku mwuka nsobanuriye, namwe ni munyandikiranga wo mumbwira icyo umwuka basobanuriye. Niba koko nta cyaba cyarabaye, bose bakazamuwe n'ibimbabazi zarabayeho, akabatereka ku ruhimbi bose uko ari abadiyakoni bahuje inshingano, hanyuma bagahabwa agaciro kangana mu iteraniro, ntihabemo gusumbanisha abadiyakoni mu iteraniro. Gusumbanisha abantu mu iteraniro niko gucamwa ibice mu itorero. Ibi rero bituma abantu bagenda babyibazaho kwinshi. Ari no mpamvu wa mugabo we, mwarimu mukorerabushake, niyo mpamvu bari kuza bakubaza ngo nta kantu ubwo kaba karatambitswemo, washingiye kuki uvuguruza ibyemezo by'umushumba wa paruwase yasize ashyizeho? Nimba hari uburyo rero byagombaga guhindukamo, hamagara umushumba wa paruwase aza atangariza. Niba mwaragiye muri biro mukabikemuriramo wowe n'umushumba wa paruwase, hamagara umushumba wa paruwase aza arengura umupira aho warengeye, aho yabivugiye ati nshyizeho itegeko, ari nahaza yongera avugururire iryo tegeko. Nibyo byifuzo by'abakristo. Aha, ngira ngo abantu mukomeje kugenda mwumva ibibazo bikomeje kugaragara hariya mu itorero rya ADPR Karumeli. Hanyuma rero dore ibindi bibazo, dore ibindi abakristo bibaza ku miyoborere y'amateraniro yo ku cyumweru. Ibi bintu byabaye akasamutwe, ni ukuri kw'Imana uyu mushumba, ahubwo abashumba b'itorero ni mumanuke mugende mu mutabare, kuko ararushye, ashobora kuba atari yakira Yesu umwami n'umukiza. Kuko umuntu wakira Yesu umwami n'umukiza arangwa no guca bugufi, arangwa no kugendera kuri gahunda uko amategeko y'itorero, amabwiriza y'itorero biteganya, akabyubahiriza. None ko aviyora amategeko, uyu muntu yabatejwe mu mazi menshi. Kuyu mugabo bivugwa ko atagendera ku mabwiriza y'itorero ADPR, yaba se afite uburyo itorero rya Karumeli yarigize akarima ke, cyangwa iri torero riracyafite umushumba mukuru Nyakubahwa Ndayizeye Isaie? Nimba rero Nyakubahwa Ndayizeye Isaie akiri mu bashumba bashumbye iri torero rya ADPR Karumeli, ibyemezo yaba yarateyeho umukono nabyo byaba byarateshejwe agaciro. Ariyo mpamvu ngiye kubagezaho kimwe mu byo bashingiraho nabwo bavuga ko akomeje kugenda viyora amategeko n'amabwiriza bigenga itorero rya ADPR. Hanyuma rero reka tumanuke gatoya mbagezeho ibyo bashingiraho. Hanyuma rero hano ngira ngo aho atubahiriza amabwiriza n'amategeko ya ADPR, ibwiriza riri mu ngingo ya 3 igenga iminsi mikuru n'amateraniro mu itorero ADPR, ivuga ko uwayoboye amateraniro ari we ukora imirimo yose y'iteraniro. Munyumve neza. Ibwiriza riri mu ngingo ya 3 igenga iminsi mikuru n'amateraniro mu itorero rya ADPR, ivuga ko uwayoboye amateraniro ari we ukora imirimo yose y'iteraniro.
urugero kwakira abashyitsi, yes, kwakira abashyitsi bivugwa ko uwayoboye itegeko rivuga ko ari we ugomba kwakira abashyitsi, ariko uyu mwarimu we ngira ngo itegeko ibwiriza riri mu ngingo ya 3 igenga iminsi mikuru n'amategeko, sorry gatoya, ibwiriza riri mu ngingo ya 3 igenga iminsi mikuru ndetse n'amateraniro mu itorero ADPR ivuga ko uwayoboye amateraniro ari we ukora imirimo yose y'iryo teraniro. Hanyuma urugero harimo kwakira abashyitsi, bivugwa ko rero bitewe no kuntu uyu mushumba ngo akunda icyubahiro, bivugwa ko uyu mwarimu kubwo gukunda icyubahiro cyane ngo n'amashyi bakunda gukoma, ngo yahagurutse bakoma amashyi ngo akumva ari marishisha yumva icyubahiro cyabamara ndakanyagwa, ngo iyo yahagurutse bakoma amashyi bituma ngo ahaguruka buri munsi uwayoboye gahunda aramubwira ati ni njyewe ndi bwakire abashyitsi kugira ngo amashyi bayankomere ndetse n'ibindi. Icyo ni kimwe mu byo mbahaye cyane cyane mu bintu muri buze gusanga hano muri iyi ngingo ya 3, muze gusoma neza murebe. Nuvuga ngo rero kubwo gukunda amashyi we yavuye iryo tegeko, buri gihe buri kwiteraniro ribaye niwe uhaguruka kwakira abashyitsi, niwe uhaguruka kwakira abashyitsi, niwe uhaguruka kwakira iteraniro, mbese ngo ategereje ko nyine abantu bamukomera amashyi bakamureba bakamubona ko ahagaze neza, ahagaze bwuma. Icyubahiro cyo kiraza kutumara ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane. Hanyuma rero ngira ngo ibyifuzo by'abakristu, tugana ku musozo, ibyifuzo by'abakristu bifuza ko amateraniro yabo yose yajya ayoborwa nk'uko mbese bifuza ko yajya ayoborwa hakurikijwe amabwiriza yose agenga itorero ADPR nk'uko n'ahandi babikora. Bakibaza ngo ni gute iteraniro ryo hirya hariya ryayoborwa bitandukanye n'irya hariya kandi bose bagendera ku mahame amwe, umurongo niba ari umwe ni umurongo umwe, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Rero nukomeza gushaka kutumva n'ibindi turabicukumbura, kuko nge mba naje hano kugira ngo mbaye ibitekerezo muhinduke. Iyo mudahindutse ahubwo mugashaka gukomeza munkorogoshora, mutuma ncukumbura nkabaza koko uyu muntu ninde. Ejo bundi naraguhamagaye mu kiganiro ngira ngo numve ko waduha igitekerezo ku bigenda bikuvugwaho, wowe uhita unkwepa uravuga ngo uri mu nama, kandi mbere naguhamagaye uri kuri telefone uyitindaho n'umwanya, nge nguhamagara urambwira ngo uri mu nama, nyuma wegeze unampamagara ngo umpe ibitekerezo umbwire ngo nibura ibimvugwaho nibi, narihannye se, byagenze gutya, narahindutse, banzi gutya ariko narahindutse. None byatumye njya gucukumbura rero, kubwo kwinangira kwawe, kubwo kunyereka ko udashaka kuduha ibitekerezo, byatumye njya gucukumbura menye ubundi uyu mugabo ninde uvugwa kuzambya itorero akaba adashaka no kuduha ibitekerezo ngo ahumurize n'intama zidukurikiye, azibwire ati ngewe n'ibimvugwaho byari kera ntarakizwa, ubu narakijijwe. Hanyuma rero abakristo b'itorero rya ADPR Karumeli bashimiye ubuyobozi bwiza bw'itorero ADPR ndetse n'ibyemezo byiza bya RGB bikomeje kugenda bigaragaza impinduka nshya ndetse zigenda zibaganisha mu ituze, aho bari bamaze igihe bajujubywa n'abarimu cyangwa se abakozi b'itorero ngo batujuje ibisabwa. Bakomeza gushima ko mukomeje kugenda muvuga ko gushyira imbaraga mu kuduha abakozi bujuje ibisabwa, kuko ntabwo turabona umukozi wujuje ibisabwa wahutaje abakristo. Hanyuma rero bakabashimira uburyo mukomeje kubana nabo, banabasaba ko mwatera intambwe mugasimbuka nyabuneka mukabakemurira iki kibazo, kuko ngo uyu mushumba, uyu mukorerabushake wo ku itorero rya ADPR Karumeli ngo akomeje kuba intumva. Ngaye nguko nibyo byifuzo by'abari ku itorero rya ADPR Karumeli. Reka shimire abantu mwese mwari kumwe natwe, ngira ngo ibiganiro byacu nakagaruka, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima, nimutwandikiremo ibitekerezo byanyu
muduhe ibitekerezo ndetse munabwire abari ku itorero rya ADEPR Karumeli mubaha ibitekerezo nkuko baba batwandikiye ibaruwa bagira ngo tubafashe kubaha ibitekerezo. Murakoze mugira amahoro y'Imana.